atitaye ku wamucinege Sandrine acyavuga ko ari mwiza nta kimuza kuba mwiza ko njye mfite Kristo Yesu. Okay, nyuma yo kunuka mukanyambara mukanyiha ngo navuze ngo ndi mwiza ngo mu binini, reka nze mbasobanurire ibyo binini nywa n'uburyo bikoramo, sibyo? Mwese ntabwo mwumvishe ikiganiro kirambuye, niyo mpamvu nyine mwanutse, ariko nta kibazo. So ntabwo ari ibinini bigira abantu beza, ahubwo nibyo bita supplements. Mu Kinyarwanda babigira no kuvuga ngo ni nk'inyunganiramirire, something like that. Ni ibintu tunywa bimeze nk'ibinini bidufasha kongera intungamubiri mu mubiri wacu. Izo ibiryo wenda ari nk'ibiryo utabasha kubona, utabasha kurya kubera ko wenda ibyo biryo utabifite, noneho iyo miti nyine igufasha kongera izo ntungamubiri mu mubiri wawe. Noneho ahubwo rezita zikaza ari nko kubona nyine uruhu rwawe rumeze neza, rusa neza. Ushobora kuba ufite ibiheri ubona uruhu rwawe nta rimwe rufite, atari uko ari ikintu kibazo, ahubwo ari uko hari vitamine ubura mu mubiri wawe. So ubu ntabwo iyo miti ndi kuyinywa y'uruhu, ariko ndi kumwe ngiyi ya Well Woman nayo ifite intungamubiri zitandukanye. Noneho uruhu rwiza ruza nka rezilita. Uko ni konsa mu gitondo, nta nakarabye no mu maso, nta kintu kimwe nakoze, usiye ko mfite n'utwarereje mu maso kubera makeup ejo ndi banteye, ariko nyine birafasha. Hari n'indi zitwa nka za Perfectile, hari n'izindi brand zo muri Amerika zitandukanye. Nubwo iyi ngiyi targeting uruhu, ariko uruhu ruba rwiza nka rezilita. Hari indi none bitageting inzara, umusatsi wawe n'uruhu rwawe, aricyo cyo nyita targeting. Ariko ntago iza ngo kugira mwiza, ntabwo yaguhindura ukusa ngo wenda ubinzobe cyangwa utukuse cyangwa ikindi kintu, ahubwo urayinywa uruhu rwiza rukaza nka rezilita, ukabona ruratemba itoto, ruranyerera, rufite ireme, rumeze neza nyine. So nuko nk'uko ibintu bimeze, nagaruka kuvuga ngo miti ngo kugira ngo mbe mwiza. Umuntu wese w'umusirimu afata supplements, hari supplements z'abagore bakuru bano babegereje za menopause, bakunda kugira ibibazo by'ubushyuhe bwinshi mu mubiri, kugira ibyuya byinshi. Izino za Well Woman z'abagore b'imyaka 50 biba byanditseho kuko biratandukana, irabafasha. Hari na supplements z'abana kugira ngo umwana bafite intungamubiri zose akeneye. Hari iz'ubwonko, hari izugufasha gusinzira. Supplements abantu b'abasirimu barazizi kandi barazinywa. So please, nimba wenda ukeneye ko mukorera order nkazikoherereza, ndashyiraho nimero uze kuza kutwandikira tugire gute tuyikohereze. Thank you.